bati tuzayitsinda twongere tuyitsinde. Aha baravuga Tour du Rwanda, ibyo baririmba barabizi. Mu baririmba harimo Ndayisenga Valens umaze kwegukana Tour du Rwanda inshuro ebyiri, iyo muri 2014 n'iheruka ya 2016, nubwo bazakinira ikipe ya Tyrrell Cycling Team mu gihugu cya Autriche, kimwe na Mugisha Samuel na Leroy Joseph bazakinira Dimension Data yo muri Afurika y'Epfo. Baje hakiri kare mu rwababyaye, bakaba bamaze iminsi bitozanya n'amakipe atatu azahagararira u Rwanda muri Tour du Rwanda ya 2017. Muri ayo makipe atatu turagaruka kuri Team Rwanda. Byari ibyishimo ku banyarwanda babonye Ndayisenga Valens atwara Tour du Rwanda iheruka, nubwo yakinaga yambaye imyenda y'amahanga. Uyu mwaka umutoza w'ikipe y'u Rwanda umunyamerika Sterling Magnell yatoranyije abakinnyi hamya ko bakomeye bakina mu gihugu imbere, ariko banakinnye amasiganwa mpuzamahanga ngo bashobora kwegukana Tour du Rwanda. Mu by'ukuri iyi kipe irakomeye kurenza izo twagize mu gihe cyashize. Nibyo na mbere abakinnyi banjye nabaga mbafitiye icyizere, ariko ndatekereza ko nta kipe ikomeye nk'iyi tugize dukinisha mbere. Uyu rero ni umwanya mwiza wo kwerekana imbaraga ndetse n'ubuhanga bwabo mu mukino. Ubutaha irushanwa rizaba mu kwa 8, hanyuma mu mwaka wa 2019 rijye ku rwego rwo hejuru rwa 2 n'igice kimwe. Ariyo mpamvu bagomba kuzaba bakomeye kurushaho. Icyo gihe gutsinda bizaba bigoye cyane. Bagomba rero kuzagera icyo gihe basobanukiwe neza irushanwa. Si ukubataka gusa nk'umutoza, kuko abasore 5 bagize Team Rwanda bafite ibikorwa byivugira byabashyize mu ikipe ikomeye kurusha izindi mu zizahagararira u Rwanda. Byukusenge Patrick ukomoka mu karere ka Nyabihu ni kapiteni w'ikipe, afite amanota menshi kurusha abandi mu isiganwa ngaruka kwezi rya Rwanda Cycling Cup, akaba ari ku mwanya wa mbere kugeza ubu, akaba amenyereye Tour du Rwanda n'andi masiganwa menshi mpuzamahanga. Hari kandi Nsengimana Jean Bosco nawe w'Inyabihu. Iri zina riraremereye, ibigwi bye ni birebire, gusa si kera abakurikiranira hafi umukino w'amagare barabyibuka nka Harejo ubwo yashimishaga abanyarwanda twara Tour du Rwanda ya 2015. Bari kumwe kandi n'Uwizeye Jean Claude, umusore w'i Rwamagana umenyereye amasiganwa mpuzamahanga harimo na Tour du Rwanda, akunze kwitwaramo neza. Akaba aherutse kwegukana umwanya wa 2 mu isiganwa rikomeye ryo kuzenguruka igihugu cya Eritrea. Iyi kipe ifite abandi basore 2 bo kwitonderwa cyane, bafatwa na benshi nk'amizero y'umukino w'amagare mu Rwanda. Ukini wabo René Jean Paul w'i Rwamagana na Munyaneza Didier w'Inyabihu. Baracyari bato, bagiye gukina Tour du Rwanda bwa mbere, ariko bafite ingufu, ubushake n'ishyaka, ndetse bakunze kwigaragaza mu masiganwa yo mu Rwanda, ariko banitabiriye amasiganwa mpuzamahanga harimo n'iryo baherutsemo muri Amerika. Kapiteni wabo Byukusenge Patrick anezezwe n'ikipe ikomeye azabayoboye, kandi ngo buri wese muri bo afite ubushobozi bwo gutsinda. Mu bakinnyi buno bashobora gutwara Tour du Rwanda bahabwa amahirwe ndimo. Kabiri n'undi Nsengimana Jean Bosco birashoboka kuba yayisubiza. Uburyo turitozanya imbaraga arazifite. Ntaco yahindutse aho kugira hinduke yariyongeye. Kabiri Uwizeyimana Jean Claude nawe arakomeye mu bakinnyi batwara Tour du Rwanda rimwe. Byukusenge na bagenzi be bafite amahirwe yo kuba bafite umwe mu bazi neza uburyohe bwa Tour du Rwanda. Uwo ni Nsengimana Jean Bosco wayegukanye muri 2015, iya 2017 nayo ngo ntizamucika. Mbishingira ku myiteguro mfite kuntu coach yanteguye n'abagenzi banjye, nkaba mfite confidence kuri muri ngewe ko ngomba gutsinda biraryoha, nawe urabivuze. Nkaba ngiye nshaka kuba intego yanjye kuba navuga ati nongere ntsinda Tour du Rwanda. Biramenyerewe mu mikino ko nta kipe yisuzugura niyo yaba ntako yimereye, ariko biratandukanye ku bagize Team Rwanda kuko ikizere bifitiye ni nacyo Minisitiri wa Sport n'Umuco Uwacu Julien abafitiye. Akaba yarabigaragaje ubwo yabasuraga mu kigo cy'imyitozo mu Kinigi, ubwo haburaga icyumweru kimwe ngo batangire Tour du Rwanda. Twasanze abakinnyi biteguye, bavuga ko uko Tour du Rwanda igenda iba ariko bagenda bubaka ubushobozi, bakamva ko nabo bageze ku rwego aho badashidikanya ko bashobora gutsinda. Umutoza wenda abakinnyi bashobora no kwivugira bakurikije ibyifuzo byabo, ariko umutoza yaduhaye icyizere, batubwiye ko akurikije imyitozo yose bagize, amarushanwa bakoze nuko bameze, adashidikanya ko bazitwara neza.
uretse imyitozo idasanzwe bamaze ibyumweru bitandatu bakorera hirya no hino mu mihanda ya Musanze Ngororero, Musanze Rubavu na Musanze Kigali, ikipe yanitayeho mu buryo bwose bushoboka, byaba mu mirire, mu mitegurire yo mu mutwe, byose biganisha ku ntsinzi. Uyu ni Richard Mutabazi, umuyobozi wungirije w'ikigo mpuzamahanga cy'umukino w'amagare cya Musanze mu Kinigi, wakunze kuba ari kumwe nabo kenshi. Babanye neza, bafite morale, niba mwababonye ikipe irakomeye kurusha uko navuga yari ikomeye indi myaka yose ishize, kuko ari abakinnyi bakinye tour z'ubushize bazamuye urwego bigaragara, harimo n'abana bashya bagiye batsinda muri Rwanda Cycling Cup bakagenda babona amanota meza, bagaragaza imbaraga. Umutozo w'ikipe y'igihugu akaba yarahisemo abashyiramo, abonye abitwa ba Rugamba Janvier, abonye abitwa ba Jimmy, n'abana bashyashya bagiye gukina bafite imbaraga, bazungikanya rero na bakuru babo bari basanzwe bari muri tour, ku buryo ikipe y'uyu mwaka izaba ikomeye kurusha andi makipe yose tugeze tu. Team Rwanda ni ikipe ikomeye kurusha izindi mu zizahagararira igihugu, igizwe n'abasore 5 b'inkorokoro, abasore b'intoranye bakomeye mu gihugu, yaba Bosco, yaba Claude, yaba René, yaba Patrick ndetse na Didier. Ni abasore bakubwira ko Tour du Rwanda bagomba kuzatwara byanze bikunze, ngo ku cyumweru birabatindiye. Imyitozo twakoze ducize cyo gutsinda tukajana karakenda kagahona nk'umuntu minisitiri abivuze. Byukusenge na bagenzi bariko bagomba guhora bibuka neza ko andi makipe 16 azaba ari muri Tour du Rwanda, buri mukinnyi muri yo nabazaba yazamwe no kwegukana uwo mwenda usumbya agaciro yindi. Mu bazaba bawushaka cyane kandi bamaze kugaragaza ko andi makipe arangaye bawegukana, harimo abanya-Eritrea bakunze kuza muri Tour du Rwanda bakomeye cyane, nkuko n'uyu mwaka bizaba bimeze. Ibyo umutoza wa Team Rwanda Sterling Magnell abizi neza kandi ngo amaze iminsi abitegura. Abanya-Eritrea ni abahanga cyane mu mayeri akoreshwa mu mukino. Buri gihe baba bafite inyota yo gutsinda kandi bafite impano ikomeye y'umukino w'amagare. Buri gihe mu mukino baba baduhangayikishije. Eritrea ni igihugu cy'umukino w'amagare. Abakinnyi bayo rero bahora bashaka gutsinda. Ngiye ku giti cyanjye nagize amahirwe yo kubabona kenshi bakina muri uyu mwaka. Narababonye mu isiganwa ryo kuzenguruka igihugu cyabo, narababonye muri shampiyona y'isi n'ahandi henshi. Nabashije kumenya ahari intege nkeya zabo, ndetse nshobora gukeka na yemwe mu byo bateganya kuzakora muri Tour du Rwanda. Nkaba nanjye narateguye amayeri yo kuzahangana nabo ubwo tuzaba twinjiye mu muhanda. Abakinnyi baritoza, abakinnyi bararya, baragaburirwa, bitabwaho muri byinshi, bakora sport, ariko umukinnyi udafite igare rizima rikoze neza rikanitse mbere yuko akina Tour du Rwanda byasa nk'aho arimo gukuruza. Niyo mpamvu abakanishi babigize umwuga baba bakora akazi gakomeye kugira ngo umukinnyi muri Tour du Rwanda abe afite igare ryiza ku buryo nta kindi yitwaza uretse gukina umukino kandi agatsinda. Uyu mugabo yitwa Uwimana Rafiki, umwe mu bakanishi b'amagare bakuru mu igaraje ry'ikigo mpuzamahanga cy'umukino w'amagare mu Kinigi. Mu minsi yo yegereje mbere gato yabyibuze ibyumweru 3 cyangwa 4, turayabahereza bakayagendaho kugira ngo abe yumva ari comfortable. Abatoza bakayashyira ku masayizi, bakanishi bakayitaho. Muri bya byumweru 3 byose nibyo kugira ngo umukinnyi mugirane relationship yo kugira ngo akubwire ikintu wumva wamufasha kumuhindurira. Ndibaza ubu tuvugane kugeza isaha turi tayari. Team Rwanda ndetse n'andi makipe azahagararira igihugu nabasha gutwara umwenda w'umuhondo nk'uko bamaze kubigira intego, bazashimirwa n'igihugu nk'uko bimaze kuba umuco. Ibyo babyijejwe na Minisitiri wa Sport n'umuco wacu Julienne. Ubundi umuco wo gushima no gushimira abakoze neza no kunenga cyangwa kugaya abakoze ibidakwiriye ukwiye kugumaho, ntaho wagiye rero uracyahari. Tuzabashimira kandi bagomba kubiharanira, bagomba gukora badaharanira gushimwa ariko nabo ubwabo bakishima. Igihugu cyatanze ibishoboka byose kugira ngo Tour du Rwanda izagende neza binyuze muri Minisiteri ya Sport ndetse na Ferwasi ishyiramo n'umukino w'amagare mu Rwanda. Hanyuma abatoza bakora akazi kabo n'abakinnyi baritoza bihagije. Itangazamakuru riri tayari byaba kuzuba ndetse no mu mvura nk'ingiyi turi tayari. Ese namwe banyarwanda muri tayari kuba inyuma y'abanyarwanda muri Tour du Rwanda? Uyu munsi ni ibyishimo byinshi kuri njyewe kandi nzahora njya no kwireba Musanze. Tubyitabiriye neza nta kibazo, tuzakenyera tuze kureba abo bana b'u Rwanda. Tour du Rwanda Musanze bo barafana byatari. Tour du Rwanda hazaba hari abantu benshi Musanze.
iri kumwe n'andi makipe abiri azahagararira u Rwanda, Les Amis Sportifs na Benediction Club, hamwe n'abandi bakinnyi batatu b'Abanyarwanda bazakinira amakipe yo hanze, Ndayisenga Valence, Mugisha Samuel na Areruya Joseph. Abagize Team Rwanda bari ku magare yabo basesekaye mu mujyi wa Kigali kuri wa gatanu, aho bagiye kuba kugeza ku cyumweru umunsi nyirizina Tour du Rwanda ya 2017 izatangiriraho.